Mukomere bakunzi ba Authentic Christendom TV. Ndabashuhuje rero mwese mwumva uru rurimi ndi kuvuga. Hari abarwita ikinyarwanda, hari abarwita ikirundi, hari abarwita ikinyamulenge, hari abarwita igihutu. Ariko uko biri kose ni ururimi rumwe bitewe n'uko ntabwo dukenera umusemuzi ngo twumvikane. Ibi kandi ni imbaraga zikomeye twagombye kubyaza umusaruro, nubwo ahubwo turushaho kurukoresha mu kugirirana nabi. Ntabwo byari bikwiye. Gusa rero nyine ndabashuhuje mwese mwumva uru rurimi. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Nitwa ndi Dr Symphorien abakiriho, nkaba ntuye Texas, narabivuze mu biganiro byabanje. Uyu munsi rero ni ku itariki 20 z'ukwa munani, umwaka ni 2023. Mbahaye rero ikaze kandi mbashimira mwe mwakoze subscribe. Mu gifaransa babyita s'abonner, mu kinyarwanda ni ukwiyandikisha, cyangwa se izo ndimi nari ndi kuvuga zose uko tuzita amazina atandukanye ariko ari ururimi rumwe. Mwese ndabibutsa ko mwakora subscribe kugira ngo mutere inkunga iri vugabutumwa natangije. Ni ivugabutumwa ryibutsa ko ubukristo bwubakiye nyine kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo agomba kuba ari we nkingi. Ni ibintu rero bisa n'ibyavuye kuri mode, cyane cyane mu bihugu turimo, ariko tubona ko biri no gusatira aho ngaho iwacu muri Afurika. Nkaba rero mbasaba kugira ngo mukore subscribe mu gutera inkunga iri vugabutumwa. Ubwo rero mbere y'uko dukomeza, reka tubanze twiragize Imana. Urakoze Mana yacu, Mana nzima, urakoze kubw'uyu munsi mwiza twongeye kubona. Iminsi yose ni myiza kuri wowe, ariko hari igihe turi kubona n'abantu iminsi iba atari myiza. Nuko rero ndagushima ko uyu munsi twongeye kuwubona. Mana habwa icyubahiro. Nuko rero ndagushimira kandi ko unshoboje kongera kuza gutanga impumuro ya Kristo. Nsabiye umugisha abazayakira bose. Mana yacu, Mana igira neza, ndagusabye kugira ngo suka ububyutse mu itorero, kuko ubuhenebere bukomeje kuba bwinshi cyane. Mbisabye mu izina rya Yesu, umwami n'umukiza wacu. Amena. Murakoze rero bavandimwe munkurikira. Imana y'amahoro ikomeze kuba mpera umugisha. Ubwo rero nk'uko nabivuze, nje kubaha icyo nise impumuro ya Kristo. Mu biganiro bibiri bimaze gutambutsa, iryo ni ryo jambo rikunze kugarukamo, kuko ubutumwa bwubakiye kuri Yesu Kristo nyine ni ubutanga iyo mpumuro ya Kristo. Ariko nabonye za message zimbwira ziti ibintu uvuga ntabwo tubyumva, ntabwo icyongereza tucyumva, kandi koko ntabwo ari ururimi rwacu. Nanjye buriya biba byangoye cyane kugira ngo mbitegure kuriya, kuko nyine si ururimi rwacu. Ubwo rero byanyibukije iyo Padiri Fortunatus ari gutanga ibiganiro ku Isi n'Ijuru TV, hari igihe bavuga ati ntabwo numva ukuntu ibintu mutabizi. Nanjye rero nyine ubwo numvaga nta kuntu ibyo bintu mutabizi, ariko ubwo maze kubona izo message naje gusubiramo nsanga koko ni amagambo yo muri theology adakunze gukoreshwa hanze. Numva ko ari ngombwa ko nyine natanga incamake yabyo mu Kinyarwanda, ariko n'ubundi ntabwo ndibuvuge byose bitewe n'uko nyine ni incamake, kandi hari n'ibyo bidakenewe cyane mu bavuga ururimi rwacu, kuko ubundi ibyo maze gutambutsa akenshi byarebaga abantu bo mu bihugu by'uburengerazuba, ariko natwe tugomba kubimenya bitewe n'uko nitwe tugomba kuba abamisiyoneri mu bihe biri imbere, ndetse byaranatangiye, ariko ntabwo ari ibintu byoroshye. Ubwo rero reka ntangire yenda nsobanura izina rya televiziyo ubwayo, kuko
nayo ubwayo nabonye isa naho hari abambwiye bati ese bisobanuye iki? Hanze ndebe. Okay, ngibi rero reka bibereke. Murayibona iyi titire mu ibara ry'ubururu cyangwa se umutwe hariya haranditse ngo Authentic Christendom. Hasi nkurikizaho nti authentic bihwanye n'ikintu bita, mbese ni ikintu kitarimo tekinika, nta tekinika. Icyo kintu kiba kiri authentic, nta tekinika, ikintu cy'inyangamugayo, ikintu cy'ubuziranenge, ikintu nyine original, authentic, nta tekinika. Hano nkurikizaho ngo Christendom. Christendom rero barabona ko ni amagambo abiri, harimo Christ hakabamo na kingdom. Hano hasi nabisobanuye, Christ nyine ni Kristo, kingdom ni ubwami. Noneho hano hasi nyine urabona hano handitse nyine nanone mu ibara ry'ubururu ko authentic Christendom bihwanye cyangwa se bisobanuye ni ubwami bwa Kristo butarimo itekinika. Muri make ni iki iyi televiziyo ishaka gukoraho, ishaka kuvuga, ni ikizina bisobanura, ni ubwami bwa Kristo butarimo itekinika. Ese ukuvuga ko turi intungane, ariko uko icyo Bibiliya ivuga natwe niko twagombye kukivuga. Ngaya rero nguko uko ngiyi igisobanuro cy'iyi televiziyo, ni ubwami bwa Kristo butarimo itekinika, cyangwa se ubwami bwa Kristo nyabwo, ubwami bwa Kristo original. Kuko habayeho byinshi byagiye bihindagura uko ubwami bwa Kristo bwatangiye. Ndakeka aho byaba byumvikanye, ariko abazakenera ibindi bisobanuro muze kubishyira muri komenti, muri commentaire, nzabisobanura. Nk'uko muri kubyumva cyangwa muri kubibona ku mutwe w'ikiganiro, kandi nanabivuze, nzanywe no kubagezaho inshamake y'ibiganiro bibiri maze gutanga mu Cyongereza. Ikiganiro cya mbere nagitanze tariki ya 4 z'ukwa munani uyu mwaka 2023. Icyo kiganiro cyerekana inkomoko y'ubuhenebere bw'itorero ryo mu bihugu by'iburengerazuba. Ibihugu by'iburengerazuba ni ukuvuga cyane cyane i Burayi, ariko na hano muri Amerika naho ni mu burengerazuba, kandi ikibazo baragihuje, uretse ko ubuhenebere bw'itorero aho bukaze cyane ni i Burayi. Ubuhenebere bwatangiye muri 312 ubwo umwami w'abami cyangwa se empereur witwaga Constantine yimaga ingoma y'ubwami bw'Abaroma cyangwa se bw'Abaromani. Hanyuma rero kuva mu mwaka wakurikiyeho muri 313 Constantine yahise ahagarika ubwicanyi n'urugomo byakorerwaga abakristo. Ibi byatumye abakristo benshi babona Constantine nk'igisubizo ku itorero, kuko yahise asimbuza idini rya gipagani y'ibwami yasengaga izuba, ayisimbuza ubukristo. Icyo gihe kandi nyine abakristo baricwaga cyane, we araza arabihagarika, abantu bavuga bati itorero rirashubijwe. Ariko hari harimo ibindi bitari byiza ku itorero. Ubushakashatsi bw'abatubanjirije bwerekana ko Constantine yakomeje gusenga izuba, ndetse yanga kubatizwa muri kiliziya mpaka umunsi we wa nyuma ari gusamba, kuko ngo yapfuye acyambaye ikanzu yabatirijwemo. Ibyo nibyo bita death baptism. Constantine niwe wazanye gusenga ku cyumweru. Ku cyumweru nyine ni ukuvuga Sunday. Sun ni izuba, day ni umunsi w'izuba. Niwe rero bitewe n'uko yari asanzwe ari byo asenga mbere y'uko atangira gusenga, ayoboka ubukristo, amaze
gusimbuza ubupagani ubukristo nk'itorero nk'idini cyangwa se itorero cyangwa se ukwemera kw'ingoma kugendera ku bya Kristo, yanakomeje ibya mbere cyangwa se ibyo yagenderagaho mbere by'ubupagani, yarabivanze byose. ubwo rero nyine yazanye gusenga ku cyumweru kugira ngo bimworohereze gusenga izuba no gusenga Imana y'abakristo icyarimwe. Byumvikana ko yari politiki yo gukomeza ubwami bwe kuruta ibindi byose. Icyakora ikigaragara ni uko gusenga ku cyumweru byarangiye biburijemo cyangwa se bimize gusenga izuba, bihinduka gusenga Imana y'abakristo gusa. Ndakeka abadive atari ko babibona yenda, kuko njya mbona barwanya cyane gusenga ku cyumweru kuko babyita gusenga izuba. Ni uburenganzira bwabo rero niba babona ko ariko bikimeze, ariko njye nkeka ko umuntu ajya gusenga azi ko agiye gusenga Imana ku cyumweru, ariko byatangiye ni uko byatangiye. Gusa nk'iyi minsi bigaragara ko gusenga izuba byasimbuwe no gusenga Imana kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Abatabyemera gutyo ni uburenganzira bwabo. Hagati aho kuva muri 313 kugeza mu 517 idini rya gikristu rikaba n'idini ry'ingoma y'abaromani ryari kiliziya gatolika. Abagatolika ntimunyumve nabi, ntabwo ndi mu ntambara y'amadini, ndi kubaha amateka uko ari. Ikindi kandi indirimbo y'abarokore nimero ya 21 mu ndirimbo z'agakiza, muri iki gitabo ndakeka benshi murakizi. Iki gitabo indirimbo ya 21 mu z'agakiza iravuga iti: buri muntu mw'itorero abuwejejwe muri ryo. Ubwo rero ntabwo naba nzi iyo ndirimbo hanyuma ngo mvuge ngo reka mvaneho iyi screen, hanyuma ngo mvuge ngo ndwanye kiliziya gatolika. Icyo nemera ni uko muri buri torero harimo abera b'Imana, ni uko mbyemera. Uretse ko nta n'umukristo uvuga ururimi ndi kuvuga urunguru, bamwe bita nyine ikinyarwanda, abandi ikirundi, abandi ikinyamurenge, abandi igihutu. Nta mukristo ndumva w'umutagatifu cyangwa se wagerageje kugendana n'Imana mu bushake bw'Imana nka Kizito Mihigo kandi yari umugatolika. Ntabwo rero njyewe ndi mu ntambara z'amadini, ahubwo nemera ko muri buri dini, muri buri torero harimo abera b'Imana. Mu Kiliziya gatolika urugero mbahaye ni Kizito Mihigo. Uwamutera ibuye azagaragare tumurebe, keretse babandi nyine bokamwe n'ubugizi bwa nabi. Imana ibagenderere, ibahe guhinduka. Kuva mu 517 nibwo ubudahangarwa bwa Kiliziya gatolika nk'itorero ry'ingoma y'abaromani bwagabanutse bitewe na Padiri Martin Luther igihe yandikaga ibintu 95 binenga Kiliziya. Hari n'abandi batavugwa bari bashyigikiye impinduka muri Kiliziya. Uwitwa Zwingli mu 1522 yagaburiye abantu inyama z'ingurube, sausage, ku wa gatanu wera, kandi abizi ko bitemewe muri Kiliziya. Bivugwa ko Luteri na bagenzi be batari bagamije gusenya Kiliziya, ahubwo bifuzaga impinduka muri Kiliziya kuko harimo ubuhenebere bwinshi. Gusa byarangiye bifashe indi ntera, havuka andi madini, ariko nayo birangira akoreye mu kwaha ku butegetsi nka Kiliziya uko yakoraga.
kuva muri uwo mwaka rero 1517 kugeza uyu munsi habaye impinduka nyinshi muri kiliziya no mu madini nyine y'abaprotesitanti yavutse nyuma ya Martin Luther, ku buryo byapfunditse ipfundo rigoye cyane gupfundura nyuma y'imyaka ishize, imyaka 506 ishize, urumva ni myinshi cyane. Icyo twakwitaho muri iyi minsi ni uko ubukristu bwo mu bihugu by'iburengerazuba buri mu gucumbagira cyane, mu gihe abakristu b'iburengerazuba cyangwa se Burayi ari bo batuzaniye ibya Kristo wacu muri Afurika. Byumvikana ko Yesu batwigishije bo bari kumushyira ku ruhande. Ese twebwe Kristu tuzamugumana? Icyo nibandaho uyu munsi ni icyatumye abatuzaniye Yesu Kristu batakimwemera. Aha nabanza nkabibutsa ko hari byinshi byiza abazanye Kristo cyangwa se abamisiyoneri batuzaniye. Tujye twibuka gushima. Nko gusoma no kwandika nibo babituzaniye, ni ikintu tugomba guha agaciro, ndetse no kwambara imyenda. Numva ko kera ngo abantu bambaraga impu z'inka n'ibiki simbizi. Urumva rero ko hari byiza bakoze, tugomba kubashimira. Ariko ntabwo twakwirengagiza ko icyabagenzaga cyane kwari ugufasha abakoroni kutwinjirira neza bitwaje Bibiliya, bambaye na bya bishura byabo. Icyo niko byagenze, ntacyo twabihinduraho, ni amateka agomba kuvugwa uko ari. Dore bimwe mu byateye ubuhenebere bw'itorero mu bihugu by'iburengerazuba. Mwibuke ko ndi kubaha inshamake y'ibiganiro 2 nakoze, ntabwo rero ndi buvuge ibintu byose. Hari icyo bita siècle de lumière mu Gifaransa, mu Cyongereza bakacyita enlightenment, cyangwa se the age of reason. Bivuze ngo ibihe byo gukoresha ubwenge cyangwa gutekereza, gukoresha umutwe. Donc iyerekwa ryasimbuwe no gutekereza cyane cyane hagendewe kuri filozofi. New age, the age of reasoning, cyangwa se siècle de lumière, enlightenment mu Cyongereza. Byazanye gukoresha gutekereza, bikuraho iyerekwa, amayerekwa atagaciro. Nuko byatangiye itorero rijya kwinjira mu buhenebere. Icya kabiri, ibi ngibi rero bya siècle de lumière cyangwa se gukoresha umutwe, gukoresha ubwenge bwo mu ishuri, gukoresha filozofi, byahariwe umuhanda w'icyo abanyamateka bita modernisme. Modernisme wenda ni nk'igisirimu, igisirimu. Modernisme rero yageze ikirenge mu cya siècle de lumière, hemezwa ko Bibiliya itahumetswe n'Imana kuko ibirimo bidahuza na logique z'abanyabwenge b'isi. Urugero, nko guhagarika amazi y'inyanja itukura, amwe hepfo andi haruguru, Abisirayeli bakambuka ahantu humutse, amazi agakora urukuta hepfo, urukuta haruguru. Abanyabwenge b'isi bavuga ko ibyo bintu nta logique irimo, ko bidashoboka. Bakavuga bati ibyo bintu ntabwo byabaye kuko ntibishoboka, nta logique irimo. Bati ni ukubeshya. Bakongera bakavuga bati nta kuntu rwa rutare rwari begetse ku mva ya Yesu rwari kwivanaho, ntibishoboka. Donc ni ukubeshya, Yesu ntiyazutse. Ntibemera kandi ko umuntu yaremwe n'Imana, ahubwo bavuga ko umuntu yaturutse mu nguge cyangwa inkende. Muri make, modernisme yashyize ubukristo munsi y'ameza, noneho ishyira ku meza
ubwenge bw'isi. Ibyo biri mu byatumye itorero ritangira guhenebera mu bihugu by'iburengerazuba. Icya gatatu, modernizme yakurikiwe n'icyo abanyamateka bita postmodernisme. Niyo periode turimo ubu, nibyo bihe turimo ubu ngubu. Postmodernisme ngo ije kuvana abakristo munsi y'ameza aho bari baratsindagiwe na modernisme. Postmodernisme rero yadukanye filozofi yigisha ko ukuri ari relative, ni ukuvuga ngo buri wese afite ukuri kwe. Ku bw'ibyo ukuri kw'abakristu nako ni kugaruke ku meza hamwe n'indi myemerere na filozofi. Bati yaba Islam, yaba Buddhism, yaba ya myemerere yose tuzi, yose ifite ukuri. Kuri ayo meza rero postmodernisme yashyize hamwe ubukristo n'indi myemerere. Ntawemerewe kubwira abandi ko ari bufite ukuri, uretse kwigisha ko Imana ari urukundo, kandi ko Yesu si ngombwa mu kwigisha, kandi Yesu si ngombwa kumuvuga wigisha urukundo rw'Imana. Nguko uko ubukristo bwambitswe agapfukamunwa mu bihugu by'iburengerazuba. Hari ibindi navuze mu biganiro byabigizemo uruhare, nk'ibyo bita secularisme, ibyo bita consumerisme, ibyo bita syncretisme. Sinashatse kubisobanura cyane, ariko nabyo biri mu byagize uruhare mu buhenebere bw'itorero mu bihugu by'iburengerazuba. Bene data rero, muri Yesu Kristo mube maso aho muri hose. Mwese muri kumva ururimi, aho muri hose ku isi mube maso, kuko itorero riri mu buhenebere. Ikindi gikarishya ubuhenebere bw'itorero mu bihugu by'iburengerazuba ni uburyo amadini cyangwa amatorero akorera mu kwaha kw'amashyaka. Ubu buyobe cyangwa se ubuhenebere amatorero y'iburengerazuba abuhuriyeho n'amatorero yo muri Afurika. Ndi gutegura ikiganiro cyihariye ku matorero yo muri Afurika. Ibi ngibi nzabigarukaho mu buryo burambuye. Hano muri Amerika dufite amadini y'abakonservative, abatemera impinduka. Akaba ari amadini cyangwa amatorero abyumva kimwe n'ishyaka ry'abarepubulikani. Tukagira kandi amadini cyangwa amatorero y'abaliberale cyangwa progressive, akaba abyumva kimwe n'ishyaka ry'abademokarate. Niyo mpamvu mu gihe runaka kurasa abirabura bizamuka cyane, amadini amwe ugasanga yacecetse, yaruciye, yarumize. Mu kindi gihe ubuhehesi bw'abahuje ibitsina bukazamuka cyane, amadini amwe agaceceka, bitewe n'uko baba bari mu nyungu z'amashyaka babyumva kimwe. Ku bw'ibyo abakozi b'Imana bino muri Amerika cyangwa n'i Burayi muzumva bavuga ko ishyaka runaka ari ryo Imana ishima kurusha andi mashyaka, muzamenye ko amavuta yakamye muri bo. Gusa nanjye ndatora umukuru w'igihugu, ngasigara ndwana n'ibyaha yimitse. Aha niho ikibazo kiri. Abantu uwo batoye ntabwo bumva, ntibashobora kuvuga bati iyi myanzuro wakoze ibangamiye itorero. Ni aha ngaha ikibazo kiri. Imyanzuro cyangwa se policies z'ishyaka umuntu abamo, igihe zibangamiye itorero kandi uwo mu itorero, ni byiza ko umuntu agira nyine iryo shyaka ryo kuvuga ati ibi ntabwo ari byo bibangamiye ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu rero natangije iyi televiziyo Authentic Christendom TV.
ngo njye ntangiraho umucyo ku bintu bimwe na bimwe bizinzikwa n'amatorero yo ku mpande zombi. Ndabamenyesha ko bitoroshye na gato. Ni kimwe no kurira cya giti kiturirwa cyo muri cya gihugu kibaga abantu, cya gihugu cy'ibagiro ry'abantu, nkunze kucyita i Nyabihanga, murahazi aho ngaho. Kimwe mu bizinzikwa n'amadini y'Iburengerazuba ni igisobanuro nyacyo cy'agakiza, salvation. Igisobanuro kigezweho ni uko kwakira agakiza bidasaba guhinduka cyangwa kureka ibyaha cyangwa kwihana, kuko ubuntu bw'Imana buhagije. Kandi ubwo buntu bw'Imana ngo ntibusaba kwemera ko Yesu ari ryo zina ryonyine duherwamo agakiza. Mu gushyira umucyo kuri uyu mwijima nifashishije inkuru ya Zakayo. Mu kiganiro cya kabiri nakoze ku itariki ya 14 z'ukwa munani umwaka wa 2023. Muri Luka ibice 19 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10, Bibiliya isobanura neza ko Zakayo byamusabye kurira igiti ndetse anongeraho kwihana, Yesu akabona kumutangariza ko ahawe agakiza. Ariko bitewe n'uko Yesu yamuhaye agakiza yirengagije ubusabe bw'iteraniro ryivovotaga riti ntibyumvikana ukuntu Yesu yakwiyegereza umunyabyaha nka Zakayo, abazinzika agaciro ko kwihana bafatiraho bati Yesu atanga agakiza ku buntu kandi nta muntu uhitiramo Yesu uwo agomba guha agakiza. Ibi simbirwanya, ariko mu nkuru ya Zakayo siko byagenze. Zakayo yabanje kugira ishyaka ryo kubona Yesu. Anamubonye arihana. Ntabwo ndi intungane, ariko kubwo kwihana numva nta mutima uncira urubanza urwo ari rwo rwose. Bene data, mushishikarire kwihana no kubabarira, kuko bitanga amahoro adasanzwe mu mutima, birabohora. Impamvu kwihana cyangwa se repentance mu cyongereza byakuwe mu iyobokamana mu bihugu by'Iburengerazuba ni ukubera ya mirongo ngenderwaho ya postmodernisme nababwiye mu kanya gashize. Postmodernisme yadukanye ameza ahuriweho n'imyemerere yose n'itemera Yesu Kristo. Ayo meza akorera mu cyo bita interfaith mu cyongereza, cyangwa se ubusabane mu myemerere yose. Kuri ayo meza ni ukuvuga urukundo rw'Imana gusa rutangwa ku buntu kuri bose. Ibi bishyira Yesu ku rwego rumwe na Buddha, Muhammadi, Krishna, Ryangombe, Kimbirikiti n'ibindi byose muzi, n'indi myemerere yose muzi itemera Kristo. Kuri aya meza ya postmodernism y'iki gihe turimo byose biremewe, kandi ntawemewe kubwira abandi ko, ntabwo abakristo bemewe kuvuga ko Yesu Kristo ari we mukiza wenyine kuri ayo meza. Utabyemera gutya afatwa nk'umuntu w'umugome utagira urukundo muri we. Kandi amatorero menshi yo muri bino bihugu ntashobora guha abantu nk'abo akazi, kuko batuma abakristo bitwara nk'abakiriya batagaruka guhaha ibyo bashaka kumva kuruta icyo Umwuka Wera abwira amatorero ari mu buhenebere. Baba bashaka uza akigisha ko Imana ari urukundo kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, naho ba waje mu rusengero witwaje imbunda ukinyereyeho uri burasa abantu,
baravuga bati Imana ni urukundo, Imana ikunda abantu bose, uhawe ikaze ngwino wisanzure, nta cyaha kikibaho. Nguko uko ubuhenebere bukomeje gukara muri ibi bihugu by'iburengerazuba. Yesu cyangwa se abavugira Yesu Kristo bashyizweho agapfukamunwa. Aha hari ukuntu amatorero runaka, ariko ahari yenda reka ngire icyo nsobanura, nubwo bikomeye gutya, bimeze nka cya giti kiturirwa abantu bavugaho bakaburirwa irengero abandi bakicwa. Ino yenda wabura ako kazi, cyangwa se inshuti zimwe zakuvaho, cyangwa se abantu bakajya bakugendera kure, cyangwa se ukajya ubona bongorerana, ariko ntawe ukugirira nabi nk'uko bimeze mu karere k'iwacu ka Meme. Kwaba ari ugusebanya nanone, ntabwo biri ku urwo rwego muri no bihugu turimo. Yenda bakubuza kongera gusubira kuri aritari, yenda wari pasiteri bakakwambura akazi, ariko ntawe bagirira nabi nk'uko iwacu bigenda, mu karere k'iwacu bigenda. Nigeze rero aho mvuga nti hano uku kuntu aya meza ahuriweho n'amadini yose akora, akabuza abakristu kubwiriza, kwihanisha abantu, kubwira abantu ngo bakire agakiza, bifitanye isano n'ishyaka runaka. Ni ukuvuga ngo hariho amatorero abyumva kimwe n'ishyaka runaka muri iyi minsi, bakavuga bati rero ishyaka ryo riravuga riti buri wese afite uburenganzira bwo guhitamo ikimushimisha, niko ishyaka runaka ribyemera, niyo mirongo yabo ngenderwaho. Bati hagomba kuba icyo bita freedom of choice. Buri muntu afite uburenganzira bwo guhitamo ikintu kimushimisha, gipfa kuba kitabangamiye abandi cyangwa kitica amategeko. Hanyuma itorero riryumva kimwe nabo, naryo riti ntugomba kuvuga ko Yesu Kristo ariryo zina ryonyine duherwamo agakiza, nk'uko biri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 4:12. Kuko bikoze gutyo uba uri kubangamira abandi batabyemera gutyo. Aha kandi twakwibuka ko hari n'indi verisiyo, hari irindi shyaka n'abandi bakristo babyumva kimwe, nk'iyo umuntu arashwe kandi nta mbunda yari afite, yigendera ari gukora gymnastique ku muhanda, cyangwa se yigendera mu isoko akaraswa, abakada b'iryo shyaka bagatangira bakavuga bati yamurashe bitewe n'uko yari ari kwidefanda, self defense. Itekeza umuntu nta mbunda afite, noneho umurashe bakavuga bati yamurashe bitewe n'uko yari ari kwidefanda, self defense. Icyo gihe amatorero abyumva kimwe n'abo bantu nayo agaceceka. Ibyo nabyo ntabwo twabyirengagiza. Ubwo rero murumva ko nyine ikibazo kirahari. Nguko uko ubuhenebere bw'itorero buri kwihuta cyane muri bihugu by'iburengerazuba. Ubu butumwa bugereranya no gukwirakwiza impumuro yo kumenya Imana. Pawulo yakoresheje iyi mvugo mu Bakorinto ba kabiri ibice 2 umurongo wa 14 kugeza umurongo wa 17, yifashishije uburyo iyo ingabo z'ubwami bw'Abaromani zatsindaga abo zitaga abanzi, abo zafataga mpiri, bikaba ngombwa ko bicwa. Umunsi wo kubica abaturage barasohokaga bagakikiza inzira abo kwicwa banyuzwagamo. Ababaga babashoreye bagiye kubica bagendaga batumura imibavu ihumura neza inzira yose. Hanyuma iyo mibavu ikaba impumuro y'insinzi ku batuye i Roma, ikaba n'impumuro y'urupfu ku bagiye kwicwa. Ahangaha mumenye ko Pawulo nawe yari ari mu ntambara zikomeye
mu bihugu byo muri Aziya. Itorero yari yarashinze i Korinto, nyuma ye haje abagoreka ijambo ry'Imana, bagumura itorero ryari yashinze, batangira kumubwira ko atari intumwa yuzuye. Kandi ni nako aho yagendaga yaterwaga amabuye, akagirwa nabi. Murabizi uburyo Pawulo yahuye n'intambara zikomeye ari mu ivugabutumwa, kugeza ubwo yiciwe i Roma. Niyo mpamvu rero abashakashatsi hanyuma rero abashakashatsi batubanjirije bita uru rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ko ari urwandiko rw'amarira. Ntabwo ari ukuvuga ko ari amarira ashoka, ni ya marira y'umugongo atemba ajya mu nda. Mbese ni urwandiko Pawulo yanditse afite agahinda kenshi, ahabajwe n'ukuntu itorero yari yarashinze bimuvunnye nk'uko mubizi. Hanyuma haje abandi bantu, abandi biyitse abavugabutumwa, batashakaga ko ubutumwa butigisha iby'amategeko y'Abayuda busakara. Nibo bazaga inyuma y'aho Paul yashinze amadini, bakaza kuyasenya. Ubwo rero nyine byaramubabaje cyane, niko kwandikira nyine aba Bakorinto uru rwandiko rwa kabiri, abasaba ati mugaruke kuri Yesu. Nimugaruka kuri Yesu muraba munyuruye umutima, kandi binashimisha Imana, kuko muraba mugarutse mu rukundo, mugarutse mu bucuti na Yesu Kristo. Niyo mpamvu ayita rero nyine ibaruwa y'amarira, a letter of tears. Pawulo rero muri uko kubabazwa kwe ku bwa Kristo, ibyo byose yazizwaga gukorera Imana, gukorera Kristo, kwamamaza Kristo, we yaravuze ati jyewe ndi impumuro ya Kristo, ntabwo ndi impumuro nka ya yindi ngabo z'ibwami bw'i Roma zikoresha mu kwica abantu. Ku bw'ibyo abakiraga ijambo ry'agakiza Pawulo yabwirizaga byabaga ari impumuro izana ubugingo kuri bo, abaryanze bikaba impumuro y'urupfu, ubuhenebere bw'ibyaha nk'ibyo turimo uyu munsi. Pawulo yongeyeho ati abagoreka ijambo ry'Imana nta mpumuro y'ubugingo batanga, keretse Pawulo n'abandi bakoranaga nawe. Ati keretse twe. Bene data muri Yesu Kristo, nimube maso, mwe kuba mu ruhande rw'abagoreka ijambo ry'Imana, kugira ngo mwakire impumuro ya Kristo izana ubugingo, maze namwe muhumurire abandi impumuro ya Kristo izana ubugingo. Umwuka wera abahishurira ibirenze ibyo mbabwiye, mu izina rya Yesu, amena.